umva nyine ndabona agarutse reka ngire utuntu mubaza bimeze bite ese ko mbona wivugisha hano muri no quartier nawe nta kintu nagufasha ra kundeba cyane se gusa wafashe ngira ikintu wafashe oya ngo ana ni wacha kandi mu bwami bwanjye bwa Simba Inyara cyo bahita Simba Inyara mbatana ko bwiye neza bwangeze Simba Inyara ngano no wazi nawe none ibintu bibe muri iyi quartier none ndamenya ari ibiki ngaho nyine reka nkubaze umutipe utuye muri izi quartier witwa Samu waba umuzi Samu yarambwiye ngo atuye muri izi quartier uwo ngo muremure ufite hano ngaho inkovu yarambwiye ngo ni kibi yavukanye ntabwo kurara bamukubise yibye ntago bamukubita nawe Samu ntago yibye Samu nzi ntago reka wowe kuri kimenyimenyi kumva ejo bandi bamutije moto aragenda ageze ahantu nyine aravuga ngo agiye ngo gukata aho ngaho ahita agendera rimwe Samu nzi bamucumbi 500 byo kwikoresha nyine kuba kwikubise hasi ibihumbi 500 nyine uwo muhungu nkubwira witwa Samu yari yambwiye ngo arashaka nyine kunshakira nyine njye nashakaga inzu arambwira ngo nimuhereze 500 anshakira inzu nziza nyine inaha ngo nimushakire nyine ubwo ngubwo nicyo ashaka kuyakoresha ibyo 500 nyine urumva nawe urumva yagishaka kwishyura nose basi ugira nimero ngo turebe ko nimero ufite ari ubundi sugira telefone nta niyo wawe ufite ntabwo urumva utangiye kuno ubwo ngututse ahubwo ubundi wowe se mbere n'inzu washakaga ubundi 500 ngo njye nashakaga inzu njye ndashaka inzu umukomisiyoneri wa Oje we nta nubwo muzi uwo mukomisiyoneri niwe abantu bose baje inama niwe wa muntu wa mbere baza kureba ni wese nyine we muzana we byo ngibyo bintu byihorera we vuye tugende nimba ushaka uwo mukomisiyoneri we tugende umukomisiyoneri wamubonye namubonye nyine we tugende umunyereke kandi umukomisiyoneri kumwe nayo Simba Inyara Simba Inyara se nuwe ni njyewe ni wowe ni we mukomisiyoneri we vuye tugende kwete ubwire niba ari wowe niba inzu ugiye kunyereka isa nawe nk'uko usa gutyo tube tubyihorera nako umva mbanza reka mbaza ubwizo ko ndikumva byo ngibyo ko nganutse dukeneye aho kugira ngo tukino kabutura wangu tusuka cyane umva we byo ngibyo byihorera ikabutura ntago ariyo nzaturamo nyine y'inzu ifite amazi umuriro hari igipangu tuwarete na dushe mu nzu ifite parikingi nziza ifite jaride noneho nziza ku buryo umuntu yabona n'abashyitsi ntagire ipfunwe zo kuryo kubicaza amahoro wowe tugende imbere yo kugira ngo uvuge gutyo ngo inzu wowe tugende ubu wabonye ako Simba Inyara ubwo ruzina mana yanjye ruzina ni narubi ariko Imana igira neza koko ntabwo ari umusazi ukizute uyu nguyu ni umusazi umusazi yabaye kugendana n'umusazi ari kumbeshya ngo ni umukomisiyoneri yabaye umwarimu yasaga neza iriya pantaro ari ipantaro nziza yambara akaberwa mana yanjye ariko nanjye naba ikigoryi ubundi uyu muntu namwizeye ndeba ase ubundi umwarimu ugiye nawe uriya muntu yambwiye ngo ni umukomisiyoneri kuko njye nyine nje muri iyi quartier ndi gushaka inzu arambwira ngo ni umukomisiyoneri ngo agiye kunyereka inzu ubundi we wati ubundi urabona ngendo rwa mbizazana ikindi kizazana we twigendera aho uragiye uramujyana he wa musazi ubwo se ngeze abasazi ko bagendera buno ngira mbona babona ndindera abantu bose ni abasazi bose nuko baba baragiye indera hari abasazi baba bakitwishemo ahubwo se mbere kuvuga ngo ndi umusazi ariko ye mukoro mbere kuvuga ngo ndi umusazi cyambe genzi kubara kuva kuri mugeza ku 10 byose nabivuga bibare wasanga ubwo warabuze ubuvugizi ubuze umuntu ukuvugira ngo akujyane ku aba ni babandi batera abantu amabuye mu muhanda undi leta y'inayo umva kuntu mwese kandi mwumva nabi umva ringiye kamba bare kugira ngo mwumenya mine konsi nicyo kintu wambaje ngo ndende nawe ngo barabara n'ibitaka mu mutwe mbare barakuri rimwe ugeze ku 10 1 2 3 4 5 6 7 8 nuko winyuraguye marata wowe nyibwirira yuko nanamuvuye nese unjyana komeza kugenda nta kibazo ushaka kuvuga ati ngo oya we bakuvuyeho genda ngera atabanye ikindi cyo kirwana n'abantu inde w'umujura wa musazi ngiye kweka inzu yo gukodesha itavuga ati nese uko nukomeza kumva ibintu by'amafaranga wagiye ubanza ukagura n'imyenda myiza uyu ni umusazi do yasaga neza none rakuna asigaye zarakuzengereje nyine n'ubugore nese wagenda nijyanire n'uyu nguyu niwe reba uyu nguyu yanambaye neza yabona ikintu cyambaye kibazo mu rukara umusazi reba imyenda wambaye rero neza kubona umusazi wasigana za kwise bikingi kubona utangisa bicu urabona nambaye akamini n'ibiki byose abasazi rado nuko abambaye minusi se nuko bari nda cyangwa nuko bari cyangwa umuntu niba bayiterema ibyango yigiriye mu kazi iki ni cyangwa akakanya ukundi ko kimusuzugura abantu ko bari iyi myenda ni yakazi imyenda ni yakazi nese uri umunyeshuri tuvuga ko ari nifo ceceka ko ngubwire wagiye witeceka muri dubere nambere wowe
cyambere hari amafaranga wamaye nta mafaranga naguhaye ugize imange kwereka inzu warabuze naho uja warabuze naho ujya utangiye kunyirukana reka nigende ngaho rero vayo tugende cyo kuyinyereka vayo tugende urajyana n'umusazi urajyana n'umusazi va twigendere oya urajyana n'umusazi va mu nzira aba ngaba ngewe nkugira inama uyu nguyu nutagenda umwitaje birajagura gukubita jyana Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala Ubo yeye Nubona bwangu hajyamo imodoka Kasongo mbona wewe dore igipangu Mbona wewe Mombali nanga Anga ni unzanye ndakubeshye kibasha Anga none ubusitani burimo we Nese urugi kuri kuruterura izindi nzugi za zifite amapine none urunguru muraduterura azikuna mukobwa wigi dupfe kugenda ndeke kukura dore ubusitani ubona ubu nibwo busitani ko nazo wagira ngo ni ibishyimbo n'ibiti byose mbona nawe ubusitani bwo mu cyane buke wabumeze muri njye ngo dore ndabo ubusanga wakwicaramo yego kwanga uricara mama none kintu kirenzeho hano ngayo hagaze gutya no hejuru iyo wicaye hejuru ntago ujya hasi nganyere ku rugero bikora oya for example niko ubu nazaga inako hakora iki ibi ngibi mbona harimo ibirayi n'ibigori n'ibimana ngo mbonyemo n'ibishyimbo nose hano hari umuntu wo mu Rwanda hari umuntu utera ngo mu murima yaburamo umwumbati nganye kamana umwumbati aha cyakoze ndumiwe no ubu uri muravuga natarakwekwe n'inzu nziza inzu zose mu zitese zimwe zatanze warazibize usanga basi wakicaramo no munsi ngo iyi bayita urabo barwita etuwere kibondo etuwere kibondo shisha bebe hano ngaho nziza bato reba ifite agasima biri gutya hano gutya mu uya winjiyemo imbere noneho ukumva ikintu cya mbere kirenzemo imbere yayo imbere yayo harasa neza yo hantu hambere mbabarira umbwira ubu nazaga inako hakora iki impamvu iyi nase wayibonye ubona imbere yambere ko kintu kujya tuvugana amafaranga ubundi ikibazo nande ubwire akuvuga utafata ariko ubundi wowe sinkwanduza ubu ngubu uri mu bwami bwa simba inyara byerekana mbwira ibyo umbwira njyewe mbwire ibindi nyine bitwite tubiganiraho neza ubundi buno kumva nta kuntu wanyemera ku mupuri izo neza ugahita hakiri kandi bambwiye ko uri umusazi nanga kubyumva ubundi nazanaga nawe ndeba babimbwiye nanga kubyumva hano yanjye ese umunsi agasaka ndakura isaha imwe y'ibigi njye nawe turaziranye ngaho nyine ubwo nimba nta kibazo vuba tujya kukweka gusa nakubwiye ngo niwongere uvuge utankoraho kumvikana none se ibyo wavuganye na Samu arabiwe se nese ko navuganye na Samu navuganye nawe ngaho wumva nese urashaka kumangana njye ni 500 umwaka wose nyine se ibyo Samu mwavuganye amezi 6 njye Samu twavuganye 500 umwaka wose ariko n'undi nzu nashakaga ntabwo yari imeze nk'iyi ngiyi none se ngiyo urabona ishyangana iyi ngiyi 500 nabanyiguze yaba abo batoka satani yose uza satani abonye agakiza mu izina rya Yesu nabi babimbwiye kandi nkuru umusazi nanga kubyo wicaye narohama ati 500 kuri ndanzo kabuyiguze yose 500 nkabanyiguze yose azi ko nta n'ubwenge ugira wa mukobwa we tangiye no kunuka kandi irwaye mu mutwe wari wubaka ngombe kuntu bivuna ubwo ko mubwiza ukuri kumva tugende kwereka wese kumva ngo ni 500 tugende banza nashime wese nakubwiye ngo ngenda shaka tuwarete na douche biri mu nzu nyine hano hari biri mu nzu hari n'ibiri hanze kandi nari bitugenda unyereka nyine wowe urumva ibiri mu nzu byaruzuye kumva byaruzuye turagira kumva nyine ibyo 500 nyine uri kumbwira ndabanza mwe kiyo bafashisha 500 zacukuza minde tugende upfe kunya kibazo ariko 500 ntabwo mbyemeye nzaya nishira 30 ku kwezi 30 naho upinyora nta cyaze ko tubivuga tugende ujya kunyereka nyine ukiyewe kino mu gikari cyayo kumva igikari cyo gitiye amabengeza wowe tuwarete ni angaha Nasi iyi tuwarete cyambere ntiyubakiye yikinze ibiti byaretse wowe iyi tuwarete yawe iki cyambere hano aho hageze urabanza ugahita ucunga arahijya hino ucunga iki ariko nawe murabye kugira buciye mano ngaho nagutse hari gari umuntu uginga cyangwa arahita urabona batabakureba nganyumvira none se wowe nyine ugomba gushaka uburyo ki warwana n'izo ngaruka zose kugira ngo ujye muri tuwarete wanzu nishyure maze mbikurikirane wowe ishyirano ya mbere iyi tuwarete ntabwo nayishyura
wenda iranze yo nari gupfa kwihangana ariko kuva nabonye tuwarete sha sinkubeshye urancitse se ndagucika si wowe wakoze njyewe kancikira uwo nazerewe no mu dukubu kuva mu cyongereza saa sita mwese njye wamaye ubwo urashaka kumbwira ati ngo ntabwo urwaye ikodesha ariko reka nkubaze ubu ngiye guhera samereza telefone ariko itonde kandi tuganire se kurangije kwe kubwihorero cyambere nakazi wa mukuri wabyanze hakumupura ibyo ni ibiki kandi bambwiye ngo urwaye mu mutwe reka tureke no kuruka tujya muri ibyo ngibyo no telefone ndego fata hanze isura ku nzu dore ubyara banza umwe telefone yanjye tutagera hari ariko nini ukantwa n'icyo ariko urabona gucika koko kandi bambwiye ngo urwaye mu mutwe reka ariko ari kugora urabona nagucika urumva no bushagara mu mubiri bwazamutse ari masakuza hereza telefone nkwereza amafaranga yuko nyine wiri ugenda nkuya bikomisiyo hereza yene tanguze na boss nagukingura inzu kugira ngo mereza nyine mbanze nkohereza amafaranga mwabivuze rwose baramakanye none ikibazo mu komisiyoneri wa mbere Jesse nyine we bite byanyu kumara iki wanjye uyu nguyu ni umukomisiyoneri wahanze anyarambwira komisiyoneri wa Yesu